ariko umuntu ari kugenda afatwa ku munsi kubabinyweye agahita yitaba Imana. Yego. Abayobozi bari badusuye kubera ibibazo byabaye by'ibyago by'abantu twapfushije bazize ibyo banyweye bitemewe. Tugiye kubona tubona bahamagaje indi mbirasi ya kabiri, mbirasi igihe zuzuye ari ebyiri. Keri ni 5. ahubwo noneho kagacupa kavuye muri keri yego Kanyanga ni 1000. Nagavuga ati 500 ni menshi kandi Kanyanga ni nayo ibikoze nayo cyane. Yego. Tekarahumura nako mu cyaro kacu. Buro byacikiye muri Ruhuha n'abantu 3 ngeruka 2 ubwo bivuze ngo wabisobanuye ko bamaze gupfa abantu 5 uyu muhire nawe yasira mujyanye nimba ari nawe nawe nitubizi kuko ejo twari kumwe duha makuru toshate nanjye nagasomyeho tumusengere nibingaruka da. Reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Afrika hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya 6 y'abadiaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wakanze subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe ubikore, tujye dukomeza kugenda tubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none turi mu karere ka Bugesera, umudugudu wa Rebero, akagari ka Kindama, umurenge wa Ruhuha, akarere ko ni Bugesera. Imbere ya kamera nk'ibisanzwe murabibona ko ni Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera ni Emilie. Dutuwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none tukaba twazinduwe n'inkuru y'akababaro, inkuru yatangiye ku munsi w'ejo hashize ku itariki 3, ariko n'uyu munsi ku itariki 4 twazinduwe n'inkuru iri ahangaha mu karere ka Bugesera, aho abantu bagera muri 4 bamaze kwitaba Imana, ariko abandi bakaba bari mu bitaro. Biri kuvugwa ko ikiyaba cyateye aba bantu kwitaba Imana ari inzoga ya Kanyanga bagiye banywa ahantu hagiye hatandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ahangaha turi bikaba biri kuvugwa ko abamaze kwitaba Imana hari umugabo uri hagati y'imyaka, umugabo bita Paul uri hagati y'imyaka 30 na 35. Uyu nguyu akaba yari yubatse, akaba asize umugore n'abana 2. Uyu bita Paul akaba ngo yari n'umudemobe, yaravuye mu gisirikare mu ngabo z'u Rwanda za RDF. Uyu nguyu ngo ni nawe wacuruzaga iyi Kanyanga. Keshi abaturage bakavuga ko yajyaga aburirwa ubwo bajyaga baza kumusaka, ariko bagasanga izi Kanyanga ntaza afite. Uyu Paul ngo niwe wacuruzaga iyi Kanyanga. Hakaba harimo undi mugabo nanone bita Celestin. Uyu nawe uyu mwanya turi ahangaha akaba yamaze kwitaba Imana. Hakaba harimo n'undi mu mama bita Uyambaje Bernadette. Uyu nguyu akaba yari afite imyaka, uyu Bernadette yari afite imyaka 34, akaba asize umugabo ndetse n'abana nawe 3, harimo umwana w'uruhinja ukiri mutoya nawe asize. Amakuru rero ari kuvuga ko undi musore bita Muhire uri hagati y'imyaka 35 na 37 nawe ayamaze kujyanwa kwa muganga mu kanya kashize. Nanone imodoka ambulance zikaba zimaze gupakira abandi bantu barenga 25 zibakuye ahangaha, kuko hamaze kuba inama yahuje ubuyobozi ndetse n'abaturage baza gupima abantu bagiye banywa izo Kanyanga mu bihe bigiye bitandukanye. 25 nabo bakaba bamaze kujyanwa kwa muganga.
hakaba hari n'undi mugabo witwa Emmanuel nawe aka kanya abo basangiye bose bamaze kwitaba Imana, hasigaye uyu witwa Muhire n'uyu Emmanuel, ariko Emmanuel we akaba ari mu rugo. Ndagira ngo nawe tuze kuganira agire ibyo agenda adutangariza. Ubwo rero ndagira ngo tuze kuganira n'abaturage bagire ibyo bagenda badutangariza. Reka shimire Emilie, tuze gukomeza kugenda tubana. Papa, tugusanze ahangaha, tubanze tukubwire ngo unihangane, watabaye ariko turajya tuze kuganira nkawe nk'umuntu watabaye, nk'umuntu mukuru. Ibi bintu mwabimenye gute, byagenze gute ubundi? Ibintu rero uko nabimenye, Yego. uyu mubyeyi witabye Imana Bernadetta, Yego. ni umugore wa murumuna wanjye. Yarampamagaye ari nka saa 2 za mu gitondo. Yego, saa 2 zo ku munsi w'ejo hashize. Ejo ni hashize. Yego. Arambwira ati se waba uri hafi ngo ugende undebere mama we umubwire ko umwana warembye. Yego. Naragiye njya kumushaka aho bahingaga mu murima, ndamubwira. Ariko mbere kimwe nambaye se byagenze gute, mpamagara mbwira ko arembye. Yego. Ngo meze nabi, ngo numva ari mataka. Ntagiye mbitekereza mama we uko bampamagaye bambwira, nibwo yasha afata akamoto aza kumureba. Yego. Aje ngo asanga umuntu rwose yamaze gusa naho ashiramo umwuka, ntacyo ubona ko yarembye cyane. Yego. Nkawe uragira uti bampamagaye mbere, ese icyo gihe aguhamagara yaragusobanuriye akubwira umukobwa wanyu icyo yaba arwaye, yigeze aguha details zose? Wana mugabo ni umusirikare Kanombe niho akora, nawe ntiyarahari. We yarari mu kazi. Nawe ari mu kazi, ahubwo umwana wo mu rugo w'umukozi bakorana yaba hari niwe bashije no kubaha amakuru afatika, kubera ko afatwa yarahari, umuntu babana umunsi ku munsi abazi ubuzima bw'umuntu. Yego. Yego rero ahageze asanga umuntu yanegeka yarembye cyane, ahubwo ntanakibasha no kuvuga no kweguka ntibikunda. Yego. Yego yahagereye imwe mbese n'uwo mugabo we aje. Mugabo yese avi Kanombe aza hano n'ubundi. Yego. Araza. Barareba babona ibintu rwose nta kigenda, nibwo bamugishije ku bitaro, bahamagara ambulance iraze mujyana kwa muganga agera iyo yapfuye. Yego. Yego. Nihangane. Icyo gihe urumva muri byo baraje barahageze, ese abantu mwaba mwaragane nkawe urumva avuganye n'umugabo arakubwira iti genda undebere, we niba warigeze uganira n'uwo mwana w'umukobwa yakubwiye ko Bernadette ari iki kintu yaba azize cyatumye arwara bikaza no kumuviramo urupfu? Gusa mu mugoroba nabashe kwegera umwana w'umukozi babana. Yego. Barambwira ati ibyo byose mama nimugoroba yaje ahangaha ari kumwe n'abandi bantu babiri. Yego. Barimo basoma inzoga mu icupa. Bo bari bazanye ahangaha? Niko yambwiraga. Yego. Ngo bageze abana bajya kwiryamira, abandi basigara barimo banywa ku kantu. Inzoga bari kunywa ni inzoga zimeze gute? Kanyanga bari baguze, ahubwo ko umugabo wundi wapfuye uwo witwa Paul. Kanyanga. Kanyanga se n'ahazituwe zihaba cyangwa? Niko nabyumvise. Cyangwa ni bimwe byateye by'iki gihe basigaye barogesha abana amasupaguru n'ibiki byo? Sinamenya, gusa Kanyanga yo rimwe na rimwe irahaboneka kuko ntajya gukoresha, kuko gusa kuba wamenye ngano y'ubu niko ntibabyoroshye. Intazituwe ariko zihaba ntago ari cyane ko ariko barazinywa niba sinzi ngo bazikura ariko barazinywa. Bernadette ari umumama w'imyaka ingahe, yara asize abana bangahe? Asize abana batatu. Yahatari. Yari afite imyaka ingahe? 34. Uyu munsi wa none uragira uti naha nibyizo za Kanyanga zirahari, ese nkawe nk'umuturage inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubuyobozi mukorana gute kugira ngo ibyo kuko Kanyanga nkeka ko ari ikiyobyabwenge n'ubundi itanemewe ahangahe iwacu mu Rwanda, mukorana n'inzego gute kugira ngo izo Kanyanga zicike zatangiye kwica n'abantu? Inzego z'umutekano, inzego z'ibanze zikoze zikabirwanya, ariko ntihabura babaca mu byahumye, ariko ntako baba batagize, kuko ubifatanywe arahanwa ndetse rimwe na rimwe bakabimena. Urumva ko rero ariko ababaca mu byamyo ntibabura, ariko nta inzego z'umutekano ntago buri munsi badukangura kutanywa inzoga z'inkorano bebe nkuko ariko hari mu myumvire y'abantu bitandukanye, harimo
ababyumva nabo baba yego ni uri umupapa mukuru ibi ngibi iyo bibaye ibintu nk'ibi ngibi kuba abantu banywa izo kanyanga zikaba bamwe na bamwe muri bo zasiga byabaviramo kuhasiga ubuzima uratanga iyihe nama nk'umupapa mukuru yaba ku bana bakiri batoya yaba ku bantu bubatse ndetse na buri umwe wese ugomba kureba iki kiganiro? Inama zo buri munsi ziratangwa zikangurira abantu kwirinda inzoga z'inkorano, zikangurira abantu kwirinda ibiyobyabwenge. Ubwo rero nanjye nakunga mu ryabo ntabwo ari byiza kunywa inzoga nk'izo z'inkorano, kuko wumva ntawe ubuze uburyo ntizazuje ubuziranenge. Rero inama nabagira no kwirinda kunywa inzoga nk'izo z'inkorano, kuko wumva bamwe zihitana ubuzima izindi zikabangiza mu bwonko. Byiza rero duhora tubisubiramo kenshi ko atari byiza kunywa inzoga zitemewe. Ni ibingibi iyo bibaye ibintu nk'ibi ngibi bibasigirira ihe somo? Ndagaruka kuri icyo bwana nk'ubu ngubu, uretse ko ntawe uzi neza 100% ko icyo kintu aricyo yaba yazize. Yego. Kuko ari umurambo we wagiye mu bitaro bya Kacyiru gusuzumwa, ntabwo uramenya icyo ibimenyetso dogiteri azatanga. Ntabwo twahijana kwijana tuvuga ko ibyo bintu byo yabarazize, kuko nayo nama kuri agenda gutyo y'impuha buryo dogiteri ateremeza ikintu runaka ntibavuga ngo umuntu yazize iki. Ubwo rero gusa kuba bikoresha nabagira inama yo kubireka, kuko nako nk'ubu nka nyiramutse mbinyoye nanjye bikangira gutyo nabasize imfubyi bigira ingaruka zitandukanye mu buzima bw'abantu bw'igihugu. Nkawe waganiriye n'umwana w'umukobwa n'ubundi wasanze mu rugo wahakoreraga, ese yakubwiye ko bazanye inzoga ingana gute? Yabwiye ko bari abantu 3, ese abo bandi bo mbwiye ko hari umwe n'ubundi nawe wamaze kwitaba Imana, uwundi we bimeze gute? Umwe witabye Imana n'ubasha kumenya hano haruguru bakeka ko ari naho banayikuye. Yego. We ngo yamaze kwitaba Imana. Abandi bapfuye simbazi no isura sinyizi, gusa ayo makuru ko natuye nahangaha mbifata gutyo. Ntago nta sura yabo nzi, gusa no kuna urugo hano haruguru. Yego. Aho yaratuye nyine uwo mugabo yarapfuye. N'ubari Kacyiru nawe, ariko bavuga ko nawe inzoga yenyoyeho. Yego. Nabo basi bonde bavuga ko banywa inzoga. Bakavugwa se ko bari bazanye inzoga ingana gute? Umwana ntigeze ambwira inzoga bazanye ko yanganaga. Ntabwo yigeze akubwira uko yanganaga? Kuko nahageze nanjye agahenda karangica n'umwana w'agaturika nta handi magambo menshi twaganiriye. Mukomeze kwihangana. Ndeka tugushimire kandi tukubwire ngo ihangane kandi ukomere. Yes papa, tugusanze ahangaha ariko ukaba uri n'umuturanyi muri uru rugo. Ese ibi bintu mwabyakiriye gute? Byagenze gute kugira ngo abantu ko biri kuvugwa ko ari kanyanga baba baranyweye bikaza kubaviramo bamwe muri bo kwitaba Imana? Ni ibintu byagenze gute nkawe nk'umuturage utuye ahangaha urabona ko ni abaturanyi bawe? Ubundi jewe mu magambo make, yego, uyu mugabo ni mubyara wanjye. Umugore we ni umugore wacu. Nge ntuye muri Ngeruka hirya, ariko hano abaturage bose ndabazi na mugabo atuye hano. Yego. Ibintu bijyanye na kanyanga rero dukunda gutekerwa muri Ngeruka aho ntuye. Yego. Ruhuha wapi? Muri Ngeruka aho ntuye. N'ubwo ibyo banyweye bivugwa ko ariho babikuye. Yego. Mu kuyica kanyanga rero leta yarayiciye igerageza no kuyihashya, ariko abaturage bakunze kuyipima bo bakoresha ibintu bijyanye ngo na emerasi. Emerasi ubwo ni ibimeze gute? Emerasi ni bya bindi bashyira mu mutwe bogosha abantu, babiri mu majerekani. Arukoro? Arukoro. Nta rukoro, wa wundi waciye urwaho leta akanayiteka, bagateka injerekani 2 cyangwa 3. Za njerekani 3 ziba zavamo nk'ingungure 3 nanone bavanze n'aya rukoro. Uze ngo bateka kanyanga bakongeramo arukoro, kandi arukoro n'ubusanzwe tuzi ko yica. Ko niyo bayigushyize mu mutwe wumva ko ari ubumara. Yego. Rero ya rukoro iyo mirasi niyo yabisha ubundi, kuko ahinyeruka rwose pe batarayica. Yego. Nta muntu wari bwapfe. Kandi ni mu cyicaro cyayo. Ariko bagiye bayigabanya bavuga gatese ko kanyanga ibaye nkeya, bashaka ubundi buhanga tukajya tuyitubura. Yego. Kwira abaturage bagakomeza bakakinywera. Ko n'ubundi izi bita ngo rikeri zihenda. Ngaye nguko. Ngo rero rikeri ubwo nizo zihenda ziba ziri hejuru ya kanyanga. Rikeri ni 5.
ahubwo noneho ka gacupa kavuye muri keri yego kanyanga ni 1000 akavuga ati 500 ni menshi kandi kanyanga ari nayo ibikoze ari nayo cyane yego tekarahumura nako mu cyaro kacu buro byacikiye byarangiye baboneje rukoro yego wa mugabo rero urupfu rwose rwatunguye abantu benshi cyane yego uyu mubyeyi ntabwo ari umubyeyi wo kuvuga ngo ntiyihaye byo kuboneza kanyanga urabona ko n'ahantu atuye urareba ukabona ko rwose ari ahantu hameze neza pe yego tukavuga tuti n'abandi bagiye bapfa bose uyu munsi ni bangahe mwawe nk'umwe mu bantu bafite amakuru umunsi abantu bafatika muri ruhuha n'abantu batatu ngeruka babiri ubwo bivuze ngo wabisobanuye ko bamaze gupfa abantu batanu uyu muhire nawe yasiramujyanye nimba rivu nawe nitubizi kuko ejo twari kumwe duha amakuru toshate nanjye nagasomyeho tumusengere n'ibingaruka da wowe yumva bivuga yuko ari muzima nawe yari yayinyweye none imbazi nimba mujyanye mushiki we twari turi kumwe hano musaza wanjye aragiye yego kandi rwose sero muzimaze kubenye twose arabaho umugabo cyakoza nawe agashora wari uri naho agasomyeho yego arambwe ati muhire nafata nanjye mpamagara none mise mu muhamagara natajya kwa muganga ibyo biramureba umve rero yuko ni icyorezo gikomeye cyane nkawe wagize amahirwe yo kuganira na Muhire ejo mwaraganire ese bajya kunywa izo nzoga Bernadette bari bari kumwe cyangwa umwe yagiye ukwe n'undi agenda ukwe urabona n'umubyeyi ni umuntu usabana n'abantu abantu rwose batandukanye yego urabona baniyubashye yego urabona rwose nimba bamurushaga akantu bavugaga ati ngwino umubyeyi tuguhe ku kantu natwe dutomboye nimba rero basuhita ngo n'ufate nawe rero wenda yaragatomboye ati nanjye hari ako nomboye muze mwumva uko bimeze yego abo baza kugafataho ubwo rero wa mugabo we kabutindi nyine gumbashye inkoko kabutindi gumbashye inkoko yego niba waraganire na Muhire se yakubwiye ko ako kantu bari bari kunywa hari ukuntu umuntu avuga ati ngiye gusengera ese bari bakuze ingano ute ku buryo uyu munsi wa none abantu bagera muri 5 bamaze kwitaba Imana ubundi cupa ya kanyanga y'intekano turi batatu tugomba kukaganiraho icupa iringire nini bare wenda nk'irya Primus muri batatu bane ugomba kuganiraho ubwo icupa riba rigura ngahe icupa ni 4,000 yego ugomba kuriganiraho kaganira ibyo mushaka kandi mukumva murahembutse buri wese agahaguruka atekereza hagiye akigendera rusirimu yego nta gusinda nta guhenuka ndakubwira ya mbere nzima karite ya mbere ndakubwira ibya mbere batarayikanira batarayifunga ngo bavuge ngo turayiciye burundu yego ariko ibi bije ibi byaje ejo bundi byo bya Mirasi yego sinanagisomo nagisogongeye uvuze ngo kanyange hari uyu munsi yitwe Mirasi Mirasi barabeshya ko ari yindi ya mbere ariko nkanjye wayinyweye yego ntabwo wambeshye kandi uzi ubusesenguzi bwaje nisomo ngahita nyumvira mu gutwi pana mu kanwa uko usoma ugahita yumvira mu gutwi pana mu kanwa karite ya mbere uyumva ute ubundi ni ukuvuga ngo kanyanga ya mbere yego twanywaga batarazihashya ibyo urabitubwira nk'umwe mu bazi kanyanga bayinyweyeho yego makame Mirasi nkakamana kanyanga ahita nkuvuga ati ni Mirasi mvana imbere yego none baba rero kuko ari abanyamujyi baruwa batazi iby'ingeruka iwacu tuziteka aho zengerwaga ku cyicaro gikuru babahereza nyine Mirasi tetara kanyanga y'ingeruka yego bakavuga ati ni ubuki ni ya mbere koko kandi ubwo ni bwa burozi yego ubwo rero ibindi nayenzaho bindi uburozi wowe uri umuturanyi ese Bernadette we yafashwe gute mwabimenye gute mwamenye iyo nkuru gute Bernadette yafashwe rero umugabo wiwe kuko nakubwiye ko ari mubyara wanjye yego twari tuganira nijoro hano muri sari yego twaganira n'abantu bahari sinjye umugore wanjye bitewe nuko mba nibere mu kazi kandi mfite abana bato yego tinegura akazi k'abandi
banje kumubaza mwaramutse mute yego nk'umugabo utari mu rugo Ii. yego kandi ugomba kumenya uko abana baramutse Cyane. barajya ku ishuri gutese nta kibazo gihari cyane ni nazo nshingano z'umugabo buri munsi akambwira ati twaramutse Yego. neza haba hari umwana urwaye tumudamu akambwira ati twaramutse neza ariko kabona ko kameze nabi taye ko ducurane ngiye kwa muganga n'utugiripe ibyo nkabimenya ariko ku wa mbere narazindutse ndamubaza ati waramutse ute bisanzwe mudamu arambwira ati ndamutse neza yego bari bataranywa ibyo bintu mu masaha 5 yego numva arampamagaye umugore ko atarasanzwe aguhamagara amasaha namubajije uko yiriwe n'uko yaramutse yego bimeze bite kuko umugabo amwitabye yumva ari kuvuza ngo nduru kuko yumvaga akana kasakuza iruhande rwo ku buriri atabwira ko kana kakifura ati fata iyo telefone tuvugane akana karamufata ndetse sha tinyuka ameze ate ko amamagara ntavuga yego umwana atangiye kumubwira ibidasobanutse umugabo arakupa niko yari atubwiye akubye yego tenza kubihamagarira none bye umwana aranyitaba tinyuka ameze ati ko numva bidasobanutse nanjye simbizi ahita ahamagara umupangayi hariya yego umupangayi ni waje aramubwira ati umudamu wanjye bimeze bite ko numva bidasobanutse umudamu wawe ararembye yego ahita ahamagara nyirabukwe yahamagaye mukuru wari uyu mwavuganaga yego ubwo arivuye nizakamubuye ku Burundi hakurya tihamagara mabukwe azareba umukobwa we birakomeye yego umukecuru yaravuye mu murima ati se ko nta moto kandi ko afite 500 yonyine kuko umukecuru nawe yabitubwiye ubwo buhamya umugabo ati witega moto ndayishyura yego genda ugere ku mukobwa wawe yego umukecuru yaje mutira amugeza yego byo kwishyurwa bya moto ngo ntiyabimenye nuko umuhungu we yayishyuye yego birangira umukecuru nawe ntacyo avuganye n'umukobwa we yasanze ari kwanira ari intere ari umuhungu nawe yasafata tagisi voiture yavuga ati kana kagahushya yego ariko umukecuru wenda ndasanga ari mu rugo ari kumwitaho umuhungu yaje kwa kagahushya rero bakamuhaye azasanga nyirabukwa muriho ayikamubaho byo kutashyira umuntu kuri yamusanze hano mu rugo n'ubundi kuri mu rugo yego ariko ubwo abo bari basanze agacupa aho bari banigendeye ariko basiga umuntu ari muzima afatwa nyuma bo baje kugaruka rero gusura umuntu bari basangiye bumvise iyo nkuru mbi yego baza kugaruka ati se umuvandimwe byagenze gute yego noneho nuko nyine ni mu byakiro mu gusezera ahubwo nabo batangazwa nuko bumvise uwo musaza wanindaga kuri sakwangeruka nawe wapfuye kandi avuye kureba umuntu basangira bivuze ngo we uwo musaza urinda sako yaje hano yaje asangira n'umuvandimwe umubyeyi nkuko basangiye agacopa yego akiva ahangaha akigenda nawe igwe dore ni higa yego ahita yitaba Imana nabo barahamagara ati nawe waragiye uyu musirikare wa haruguru nawe yaravuye nawe bagasangiriye nawe ni umusirikare wahangaha umusirikare we yitwa nde nawe yavuye za Kamabuye simwibuka neza yarari mu kigero cy'imyaka ingahe kuko hari amakuru ari kuvuga ngo ko yarari no mu kiruhuko yaravuye yego muto wenda biruhuko bitewe n'ubumuga bahubanye ku rugamba n'icyaha igihe basubirwa bakiri bato yego ariko aracyo umujeni byaye kabiri yarabyaye kabiri yarari nko mu myaka ingahe ugereranije imyaka 27 yego n'umunani mwabo ubwo birangira nawe bavuze ngo nawe aciyeho warapfuye ati nawe warapfuye tumutabanye rero abantu bagasomyeho bose bagure bajye kwa muganga yego ibyo bintu bikiba urumva umwe avuye hano aragiye ahise yitaba Imana undi musirikare nawe basangiye ahita yitaba Imana Bernadette bagiye kumujyana kwa muganga ariko nawe ari intere ese inzego z'ubuyobozi yaba inzego za hafi ubuyobozi bw'umudugudu mu murenge n'akagari inzego ziri aho hafi zaramenyeshejwe byagenze gute ubundi bitewe n'igikuba kiba cyacitse ukumva runaka ngo arapfuye na runaka arapfuye nubwo uhamagara umuyobozi yego akatabara bagahita bamuhamagara none utahana none birarangiye akavuga ati se uru ni urugamba noneho rwo mu miyaga yego
ubuyobozi bwo bwarabimenye ariko mu kubimenya yego nabo byarabayobeye bitabaza RIB yego RIB nibwo yaje rero ijya ku musirikare ruguru yego byo bavuganye simbizi baza no kujya ahingera uko babiranguye ni kubigemura baramujyanye byo bamubaza ntawamenya ariko nabo nyine bari mu kazi kabo RIB birabikurikira. Tugana ku musozo nibyo wambwiye uti naha Kanyanga bwa mbere yarahabaga ari nayo karite ya mbere, urambwira uti ngenda yizi neza nk'umuntu wayinyweye uzi no kwica. Ese uyu munsi wa none niba ari igihe cyagezeho igacibwa, uyu munsi kongera ikaba yagarutse ikaba ari nayo iri kwica abantu, ese inzego z'ubuyobozi ziri kubikumira gute? Urumva ni ikintu kimwe cyajya ariko kikaba cyagarutse, inzego z'ubuyobozi zo ziri kugenda zibikora iki? Ubundi urabona ibi bintu bya mirase yego biza byitirirwa Kanyanga noneho bikamenyekana yuko itaracibwa n'ushaka kunyegera akayiteka rwishishwa bari benshi pe bari benshi no kuyiteka wenda ntibarangiye bose yego ariko yagejeje kuyiteka ahita avuga ati iyi ni imari ikomeye dubure nivanga na mirase cyangwa no karangoye gake akaza kuyishakira mirase akayivanga akajya agenda anyanyagiza mu bacuruzi mu baturage uzangahita agura rukoro nk'injerekani wivuga ngo ni ahubwo injerekani ya rukoro akagarura muri ki muri kabido karindwi ka Kanyanga akongera bagatonyanzamo amazi kuko ya rukoro ifite ubukana cyangwa kwatana bya biji by'amazi bakamenamo kuko nayo ibara amazi kugira ngo nusoma wenda kamanuke wumva akantu gakarishye bari ubumara yego ngo uwo mutipe nimba yaravanze n'abakavanga ikivuge byarangiye yisha abantu benshi pe. Ubu ni batanu wambwiye ko ari batanu se nkawe yego nkawe uri umuturage wahanga nibyo koko izi karitsiye zose urazizi, ese niyihe nama utanga ku bantu basigaye bagenzi bawe abana bakiri batoya buri muntu wese muri rusange ndetse na buri muntu wese uza kureba iki kiganiro yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze buri muntu wese muri rusange? Ubundi nama sahizi nagira urubyiruko rugenzi rwanjye cyangwa abagabo bagenzi banjye bya mirasi byo njye namaze kubivumbura nabo tusangira ntabwo usangira na benshi ariko dusangira kabatira washaho inzoga ntizibuze kabitoki karahari yego ka kinyarwanda kazi wenda kuko turabahinzi yarahenze yego kabitoki rero tuguba ariko twitaho kagakondo noneho hari no kurwanya akavuga ati yakarani kashyira furi vuba vuze ngo baba bashaka kwigira furi bakagusindisha vuba yego uvuga ati ubwo rero nuhitamo gusinda vuba twabonye kaburimbo ko dipine nayo izaguhitana ariko abanyumvira baranyumvira twinywera kabitoki twizamukire twitahire nimba n'akagare ugendaho ukagenda ukotorora yego bamwe bakumva abandi ntibumve ubwo rero ikimbabaza ni uko umuntu yanga kumva yego wa mubyeyi niwe uvuga ngo yanga kumva akazumvira ijeri ariko buriya wapfuye buriya ikimbabaza ntabwo agaruka ngo yicuze buriya bano bantu baza kurimba bye ariko ntibapfe ariko kuzava mu burembe bakagaruka bavuga ati tuzongera none biranze mwe bitanga inkuru igira uyibara urakoze noneho birangiye bapfuye batazagaruka ngo bagire inama abandi bagenzi babo basigaye ariko nkatwe dusigaye ni ukuvuga ngo nanakibonye cyangwa kirabukwa yego polisi ariko usigaye ngo ikirwanya cya mirasi hari umuntu wamubwira ati bayifashe baguhita bakubaza wijyanye yego ese iranagemurwa bisanzwe nk'uko tujya tubona ahantu hagiye hatandukanye mu bice by'ibyaro ugasanga wenda niba ari ubushera cyangwa se ibigage cyangwa se urwagwa ko kabitoki hari aho bakigacuruza, ese iyo emerase yo nayo barayigemura bisanzwe nk'uko wafata igare ryawe inaha turabizi ko abantu benshi mwifitiye amagare wagenda ukaba nk'ujya kurangura ukayigendana mu nzira iriya yo ni imari bayivana i Kigali yego bayizana mu modoka nk'iriya gihari na kwasiteri yisi gihari iwacu kwivura ingero karambwira ati rero tisinkuzi ntunze ariko umumotari uza kukubaza inongerekano y'umumere yego umutima arambwira ati nemerase mwana bashyira mu mutwe bashyira muri Kanyanga iyo ngiyo nase nyimwime tuyimuharuka guhaye nibura nka 2 ndavuga ati rero senzi ntabamenya wasanga ari umufaferi cyangwa
simbizi bajyana ibyo bajyana ibyo byarabaye kigiye kare baraje barakijyana yego aho bagiye kubituburira nyine ariko amakuru tugenda twumva ijya muri ako kakanyanga gake bakagatubura bakagagenda bakanyanyagiza mu baturage niyo makuru ahari. Niki usaba inzego z'ubuyobozi kuri uyu munsi wa none? Gusa inzego z'ubuyobozi ikintu nazisaba yego no guha agaciro umuturage nimba guhaye amakuru gake yibigira imikino nakurikirana umuturage umuhaye amakuru kuko uriya muturage ababizi byose ko umuturage niwe wa mbere umuyobozi rero ahabera nawe umuyobozi ahabera mu birekana nabivuga umuyobozi umuha amakuru wamuha amakuru agatajya urwara wa wundi ubikora ati dore wamureze uti nubwo ngiye kugutanga ariko ntugire ngo ningiye kubangamira ati nonako ugasanga agiye gutuma ugirana ikibazo na wa muntu deja we ntazanaguporotesha none wa muntu nawe ntibamufunge kubera yuko yari wakarana wa muyobozi wari birumvikana n'akantu yasize atanze yatirimuka gake akagaruka wenda ya nkuru bayihosheje yakongera kubikora wanamunyuraho ukabona ntako kandi nawe ubwo ukaba wamaze kuba iki umwanzi mubi cyane noneho ikintu usaba rero abayobozi yego ati abayobozi batwemerere ibyo kuvuga ngo inzego hari ukuntu utanga amakuru ariko ngo na mudugudu ngo ntabyaze yego ese ngo na giti pfa kagari ntabyaze kandi barababingwa baba babizi yego bakabyirengagiza nkane ariko nka buriya nka giti f'umurenge cyangwa se polisi yego akwemerera ukamuvuga ati ngiye polisi ujye umuhagarika mu muhanda umuhagarika mu muhanda ndi na moto yanjye cyangwa ndi n'imodoka yanjye yego nzajya mpagarara ungakara noneho nanjye nk'umuturage muhe amakuru mubwira ati ubuyobozi nta nimero zabo mugira ku buryo ushobora kuba wiyicariye ahangaha ukamenya ko kwa runaka hari ibyo bintu biri kuhakorerwa kandi bitemewe ngo ube wahita ubaha message cyangwa se wabahamagara mu buryo bw'ibanga kugira amakuru yawe n'abazaporoteje none se ubundi ndinda mpamagara ngiye nturanye n'akabari ka Kanyanga ariko masanze daso irimo irayinywa kandi ariyo uzaregera uze bisobanuye ko urega uburegera ahubwo niwe ugomba kuza no kuyifata none arimo arasoma ako kantu urabona abasirikare nibo bari kuza nibo bari gusoma ako kantu yego uri umusivili utoyeho ahantu uretse ko ahita bavuga ati nanjye nyihera ko igihumbi nigendere cyangwa nanjye ngasoma nimvira umusingo bari gutera yego bakwirirwa guhamagara ikifu kandi hari ababingwa bari kugasoma abashinzwe kuzakomera ibyo bintu ariko bari kubisoma ariko bari kugasoma uri umuturage uro yego umusivile wigendera yazaza agatavuga ati wakimara we uragira ihene ku gasozi iti akagushaka ihene ukayiba yego uwo urituriza amara kwituriza kiga mugasinzira niyo yayo ukavuga ati kavoroki reka nkushimire kandi nkubwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomere yes emi Miriweho Mbese bitese banyita Emi mugenzi wawe ndi umunyamakuru nagira ngo rero niba byakunda tuganire umpe nk'iminota mike tuganireho gake urumva ahangaha twari turi hano muri Rebero biri kuvugwa ko hari abantu bagera muri 4-5 bamaze kwitaba Imana bazize inzoga kandi nawe ukaba uri umwe muri abo ngabo ngo mwari mwasangiye yego twagira ngo rero tukubaze se wowe urumva bari kugenda bapfa urusorongo ese wowe uyu munota uri kwiyumva gute kanya nta kibazo na kimwe mfite none kubona bamwe mwari gupfa mu minota 30 bamwe bapfuye ejo abandi bagiye kwa muganga ese wowe nta kibazo wumva ufite na kimwe yaba mu nda ndetse n'umubiri wawe wose nta n'igicurane ntaka rwose ntacyo ukaba ufite ikihe cyizere wowe ndi no mu kazi bisanzwe ubu ntago wajya kwa muganga ngo ujye kuba wakipimisha cyangwa se ngo wegere inzego ube wagira uko wakigenza ngombwa wenda bitewe n'akazi ndimo munsi sinaboneka ariko nk'ejo naboneka nkaza nkisuzumisha nkareba umva nta kintu byantwara hanyuma se kubona bamwe ntago bari gupfira rimwe
umwe ari gupfa uno munsi undi agapfa ejo, ni ibintu biri kugenda bije bitunguranye umwe agafatwa. We uri kumva ntago bishobora kuza kugutungura ngo bigire? Sinzi rwose njye numva nta kibazo. Yego, ibi ngibi se iyo biri kuba nk'uku nguku biri kuvugwa ko ari kanyanga, ese koko niyo mwari mwanyweye cyangwa? Kanyanga se? Niyo twanywaga. Niyo mwanywaga? Yego, se abaturage turi kugenda tuganira bari kutubwira ko hari kanyanga z'inkorano ngo zadutse ubu ngubu hatari za zindi zigeze gucibwa, ariko ngo izaciwe zari karite ya mbere. Uyu munsi wa none ngo hakaba hari kanyanga ziri gushyirwamo za rukoro ngo bizitwa za emerase. Se we waba uzi gutandukanya ibyo bintu ngo tuvuge ko waba warahuye wenda nayo ya karite cyangwa niyo emerase yateye? Sinjya menya kubitandukanya. Yego, ese iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye nkawe nk'umuturage, nibyo n'abangaba mwari muri gusangira nubwo bamaze kwitaba Imana bitaye, reka tuvuge ngo Imana ibahiruko ridashira, bigusigira irihe somo wowe nk'umuntu wabinyweyeho kandi wowe ukaba ukiri muzima? Isomo nabana ariko ntakongera kubibona, nabo mbonye babinywa ahubwo nkabashishikariza kubireka. Ariko nta nyungu yabyo. Yego, ni iki kintu wasaba inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubuyobozi? Urumva hari ibyo bintu muri kunywa bya kanyanga ntibyemewe, ese ntago mujya mukorana n'inzego ngo mube mwababwiraho ibyo bintu bikorerwa, babe bahagera babimene bive mu baturage, kubona biri no kugenda biteza ibyago? Nabyo ni ibibazo. Yego, reka tugushimire, ariko nanone tukubwire ngo nkawe nk'umuntu wanyweye kuri izo nzoga, urumva nibyo bagenzi bawe bamwe bitahiye, undi mujeni mugenzi wawe aka kanya ari kwa muganga, nawe ni wowe usigaye, ni wowe ugomba kubara inkuru. Ariko ngewe icyo nasoza nkubwira ni ukukubwira ngo gerageza, akazi ntago kajya karangira muvandimwe wanjye, gerageza urebe ukuntu wagera kwa muganga nawe bagusuzume, wiporoteje hakiri kare, kuko mu kanya nawe ubuzima, kuko numvise ko biri kugenda bibafata mu bihe bitandukanye kandi abantu ugasanga bari guhita barangira. Murakoze. Yego mama, tugusanze ahangaha ushutejeje gutabara ko hari ahangaha mu baturanyi muvandimwe mu mama mugenzi wawe yitabye Imana, ariko nanone uje hano uvuye mu nama ibahuje n'inzego z'ubuyobozi. Ese ni biki bivugiwe mu nama? Uratangira twibwira, utubwire aka kanya situwasiyo hari uko bihagaze. Nitwa Mundandikurebere Tirida. Yego, twitabiriye inama abayobozi bari badusuye kubera ibibazo byabaye by'ibyago by'abantu twapfushije bazize ibyo banyweye bitemewe. yego, Ubwo rero inama badukanguriye ko abantu baba barasomye kuri ibyo bintu bagomba kubasanga bakabakurikirana bakareba ko hari ikibazo bafite. Aka kanya rero bajyanye abantu barenga nk'icumi kubera ko babasuzumiye mu rusengero rw'abadeperi. yego, tuguma tuhahagaze kugira ngo turebe uko babakurikirana, turebe ko hari abo tutahana kuko n'abaturanyi bacu. Tugiye kubona tubona bahamagaje indi mbirasi ya kabiri, mbirasi igihe zuzuye ari ebyiri. Ubwo rero ntago dufite icyizere cy'uko wenda abo bose bagiye n'abagiye babinywaho mu bihe abo bose babinyweyeho uwo munsi. Yego, abo bajyanye n'ababinyweyeho ku cyumweru, umunsi wo ku cyumweru. yego, ubwo rero batwigishije inama, batubwira ati abantu bazi ko banyweye ibyo bintu nimuze tubapime tubakurikirane ibintu bitararenga igipimo. yego, babajyanye batarembye nta n'ikibazo bafite urebeye inyuma, ariko umuntu ari kugenda afatwa ku munsi ku babinyweye agahita yitaba Imana. yego. Muganiriye n'ubuyobozi ndetse n'abo baganga bamwe na bamwe bari bagiye bahari, ese nk'abantu mwari muri mu nama bavuze ko bamaze kwitaba Imana aka kanya bamaze kwitaba Imana ni abantu 4, abandi 4 bari mu bitaro bararembye, n'i Kigali hari abandi barembye. Ubwo rero bagiye gukurikirana abasigaye bagihumeka kugira ngo babakurikirane barebe ko wenda barokoka. Ese nkawe nk'umuturage utuye n'ahangaha, izo kanyanga koko ziri kugenda zica abantu zituwe zihari cyangwa ni iby'inzaduka biri kuza kuri iki gihe? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bya kanyanga, yego,
biravugwa kandi n'ibimenyetso biragaragaye kubera ko twapfushije abantu bazize ko babinyweye. Ikigaragara cyo birahari, ariko noneho nk'abaturage twemereye abayobozi ko tugiye kubirwanya guhera mu masibo kugera mu midugudu kugera ku karere, aho tuzi biri tugatanga amakuru ku gihe kugira ngo turinde ubuzima bw'abasigaye. Nkawe nk'umumama, ese ibi ngibi uri umuntu mukuru bigusigira irihe somo iyo bibaye nk'uku nguku ugasanga abantu hari ibyo banyweye ariko birabahitanye? Isomo risigira ni ukuvuga ngo ndi umumama w'abana 4. Abana banjye ni ukubabwira ibyabaye cyangwa baranabyumva. Nkababwira ko nutekereza kunywa inzoga agomba kuyireka, inzoga iyo ari yo yose. Ni iki wisabira inzego z'ubuyobozi aka kanya? Inzego z'ubuyobozi icyo nzisaba aka kanya nuko tugiye gufatanya nk'abaturage kugira ngo turwanye ibi bintu biri kwica abantu kandi batanze ayabo barangiza bakanapfa. Ese ni uragira uti batanze ayabo, ubundi za kanyanga inaha ziracuruzwa byemewe? Ngenzi ko bitemewe, ariko se ziracuruzwa nko ntago bicuruzwa ibyo bintu ntago babicuruza mu buryo byemewe, babicuruza bihishe. Kuko n'ababinywa n'abagiye kubinywa bashaka kuba barabinyweye bihishe. Ni nayo mpamvu bagiye bahana amakuru ati ko twasangiye waje bakagupima. Ubu hari umudamu hamagaye umugabo ati ko ubizi twari dufite abashyitsi tukayitumizaho ukaba uri mu rugo, waje nawe bakagupima. Kandi abo nabo bashyitsi bose bayinyweyeho? N'abashyitsi bayinyweyeho, bari baje kumusura. Ariko urebeye inyuma nta kibazo afite, n'umugabo nta kibazo afite, ariko barabapimye n'umwana wabo barabajyanye. Ubwo rero dutegereje uko ibisubizo bizaza. Ubundi urumva abantu bari kugenda babinywa ari benshi, yaba n'umuntu waba ufite abashyitsi akavuga ati reka nkasengere, ushobora kumva ko ari ibintu bihendutse. Ubundi kanyanga niba ujya ukurura amakuru koko ubundi gura ngahe na? Je nago nyiwa nago namenye kwigura. Ariko ushobora kumenya ati wenda agacupa nk'uko ugura amavuta y'ubuto mwihariya mu isoko. Ni ukuvuga ngo icupa rya Skol rigura cyane cyangwa icya 5. Icupa rya Skol rya kanyanga rya Skol Skol isanzwe. Ubwo rero abajya kunywa kanyanga bakurikirana ibya make. Bishobora kuba kanyanga idahenda, kuko urebye abantu bayinyweyeho bajyanye bishobora kuba barakurikiranaga ibintu bidahenze. Ariko ngo hari n'abayinywa ngo bashaka ngo kuko izo nzoga zindi ngo zihenze ariko ngo zikaba zitajyana, ngo icyo numvise abaturage bambwira ngo icyo mwita igifuri, ngo bagerageze kuba bakigira mu gifuri bakaba bajya kugura iyo kanyanga. Birashoboka uko wahura n'uwayinyweye ari muzima, nimba agiye ari muzima iyo muhuye nago aba agifite ubuzima. Niba abandi ujya wumva ugasanga barambura abantu batobora amazuba babinyweye. Ubwo rero nyine ni ukubirwanya kuko ntabwo ari byiza. Aho biherereye tugatanga amakuru kugira ngo turinde ubuzima n'urubyiruko ruriho ubu ngubu kugira ngo rubyirinde rumenye ko ari bibi. Abaturage mwebwe mutuwe mubana gute n'inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, mwebwe mutuwe mukorana gute nazo? Inzego zacu z'ubuyobozi rero abo babicuruza bihishe, nta muyobozi wakwemera ko ibyo bintu babicuruza mu mudugudu we. Bashaka kuba bicuruza bihishe, kuko nta muntu w'umuyobozi wakwemera ko ibyo bintu abishyira mu mudugudu we, kuko n'ubundi bizwi ko kuva na kera kanyanga atari inzoga. Izo nzoga rero bamye bavuga ko na kera zituruka za Gakamba, ahantu hita Gakamba. Gakamba ubwo ni he? Gakamba ubwo ni muri Gakamba zangeruka hasi. Kuva na kera bamye bavuga ko izo nzoga zituruka i Gakamba. Inaha mu mudugudu wacu urabona ko ari umudugudu w'abakire. Nabyo ibiyobyabwenge nk'ibyo nabihari. Ariko nubwo barwaye bararenga bakajya kubigura aho biri, batandukiriye undi mudugudu. Bakaza kubisengerera bakajya kubisengera indi midugudu. Reka tugushimire kandi tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi mukomeze n'abandi.